bavandimwe mu bintu bya mbere bitugoye Brethren, among the nukuntu challenges, dutekereza Imana nabi. the way we think about Iyo God, ibibazo bitugezeho, when we face iyo challenges, tutize kubyara abandi babyaye, when we dwell in barrenness, iyo duhuza akazi abandi when bahiriwe, we are jobless yet others have iyo jobs, tugendesha amaguru bakatwima lift, when we walk and we don't find a ride, iyo dutinze mu bushomeri, when we dwell too much in iyo unemployment, bose atubujije amahoro, when our boss is too bad, iyo amagara yacu arwaye, when our health is striking, burya imitekerereze ufite ku Mana that mindset in niyo that moment y'ukuri burya ku Mana will yawe. define how much you are with God. Uranyumvise? Did you get it? Urashaka kumenya Imana iyo iriyo, You know, you want to know who God uzarebe is. uko uyitekereza umerewe nabi. Check your mindset in your trials. Reka ngere kure harenzeho, I will go beyond. uzarebe uko utekereza Imana niyo wakoze ibyaha. Check your mindset about God when you sin. Hari abantu batajya mu rusengero ngo itabiyicira, There are people who don't go to church because they don't want to live it. hari abandi babaye beza ngo kugira ngo ngiye mbivange nabivuyemo, There are others who think of themselves to be too good ubwo barushijeho gukiranuka yewe, because they are very righteous. birirwa baguseka. They don't need Ngewe to smile. nameshe kamwe, I have committed wakugira ngo myself. uzanyicire kabisa ngo ngiye nabivuyemo. Instead of you to kill me, I have quit. Utekereza Imana gute How wowe? do you think about Narije God? kukubwira ngo va kuri Horebu, I have come to tell you to va quit kuri Horeb. Horebu. Leave Horeb. Abantu batuye kuri Horebu bahura n'ishyari, Those who dwell on Horeb are weary. bahura n'ishyari, They are jealous. bahura n'ishyari. They are jealous always. Imitekerereze yo kuri Horebu igira ishyari. The mindset of Horeb is about jealousy. Uzi impamvu? You know why? Mana njyewe ndiyiriza God, I know myself. iminsi I 25 fast 20 days. reba iminsi 40, I fast 40 ariko days. ngiye wanyima icy'umugabo. Why Mana, didn't you give me a husband? uzi impamvu wowe You know why it's about you? watekereje ko ari ikiguzi cy'ineza You yawe. thought it is about a transaction. Uracyari kuri You are Horebu, still on Horeb. uracyatuye kuri You are Horebu, still dwelling on Horeb. uracyari kuri Horebu. You are Yaravuze ngo bamwizeye bose Because he has said those who believe bamubitse in him, ubugingo bwabo, they have kept their faith. bamubitse ubugingo They bwabo have kept their souls. ngo bagakomeza bakora neza gusa. And he will not do the good things to them only. Nabubikije ikibitsanyo cyanjye, I have kept my treasure to nk'uko him. Pawulo yavuze, namubikije ikibitsanyo Paul cyanjye said, I have kept my treasure to kandi him. azakirinda neza And he will keep it kugeza ku faithfully bugingo to buhoraho. the end of time. Narinje gucarenjinga imitekerereze I yawe, have come to challenge your ntabwo mentality. uzigera wagura imbago You zawe, will never enlarge your uzahora borders. uzenguruka You imyaka will 30 only go ishira. around for 30 years. Nutareka Imana yo mu If isezerano you rya don't kera, allow the God of the old covenant, nudahindura Imana yo kuri Horebu, if you don't change the God ukimuka of ukava kuri if Horebu, you step out of noneho Horeb ukajya kuri Golgotha, and you go on Golgotha, ukajya ku Mana yo ku you musaraba, go to the God of the cross, Imana yo muri Kristo the Yesu, God of Christ Jesus, Imana yo muri Kristo the Yesu, God of Christ Jesus, Imana y'umwana wayo the Yesu God of Kristo, His Son atari Jesus, bya bindi by'idini not of about your religion, ugatekereza ku byo utekereza. and you mean what you do. Naguhaye ikigereranyo nyacyo cyerekana Imana ufite muri wowe. I gave you a comparison to show how much of Ujye God you ureba have iyo in you. ibibazo byagoranye, If you check yourself during ujye challenges, ureba byanze,